Yes, welcome again to our YouTube channel. Ngira ngo ubwo muheruka kumva inkuru y'aba banyeshuri bagerageje kuroga bagenzi babo, duheruka gukora icyegeranyo ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere, tubabwira uburyo byagenze kugira ngo babafate ndetse banabajyane mu rukiko. By'umwihariko kuri ubu ngubu biri kuvugwa ko urukiko rushobora kuba rugiye kubakatira imyaka hagati ya 25, ariko ugasanga uwo icyaha kiri kuza gihama cyane ni uyu nguyu ubona ko hariho amafoto y'iwe atatu. Uyu nguyu w'urukara niwe ubundi nyirizina wateguye umupangu, ariko nyine biza kurangira ashyizemo n'uyu nguyu w'inzobe, kuko niba mwarabonye amafoto twagiye dukora mbere, uyu nguyu w'urukara niwe wari uteruye ikinini yari agerageje guhereza bagenzi biwe, naho uyu nguyu w'inzobe ntacyo yari afite. Kandi urabizi neza ko iyo abantu ari abafatanyacyaha bombi nyine babifatanaho bakanabambika amapingo, buri wese mu kaboko kamwe n'undi mu kundi, kugira nyine bagende banafatanye, ariko buri wese bamujyanye ukwiwe, kuko babonaga ko uyu nguyu w'urukara witwa Ingabire Josiane ari we cyahamaga, ariko uyu nguyu witwa Donata we icyaha kitamuhamye. Reka turebe ngo ubundi biri kugenda gute, urubanza ruri gucibwa gute, ku buryo biri kuvugwa ko abakobwa bashobora kuba bagiye gukatirwa imyaka 25. Ubundi ubusanzwe mu gihugu cy'u Rwanda icyaha cyo kwica nticyagipfa kujya munsi y'imyaka 25, keretse iyo wishe umuntu utabishaka, bibaye ngombwa ko wari ufite gahunda nka gutya, wenda utemye nk'igiti kimuguyeho utabishaka, uteye nk'ibuye rimwishe utabishaka, utari warebye neza nyine aho ahantu ari, ntibijya bipfa kujya munsi y'imyaka 5 ndetse n'6. Aho myaka iyo uteye nk'ibuye rikica umuntu bakunze kugufunga imyaka hagati y'3 n'5 ndetse n'6, niyo myaka bakunze gufunga abantu. Ariko iyo wagerageje kwica abantu umupango ntugerweho, bifatwa nk'ubwicanyi ndengakamere, ahubwo bikaba banagukatira n'imyaka irenze 25 mu gihe basanze abantu wari ugiye kwica, ari inzirakarengane ndetse nta n'ikibazo mwari mufitanye. By'umwihariko nko kubona umukobwa nk'uyu nguyu w'imyaka 20 witwa Ingabire Josiane agerageza kwica bagenzi be biganaga uko ari 11, kuko ishuri ryabo ryigagamo abanyeshuri 11. Muba yaragiye kuroga hari harimo n'abandi banyeshuri 2 bari baje ku ishuri gusibira bamaze iminsi 3 biga, bari batsinzwe ikizami, ubwo nabo bari bagiye kurya kuri ubwo burozi batazi ruhe na ruhe. Ubundi ubusanzwe uyu mukobwa nk'uko nabikubwiye yitwa Ingabire Josiane. Reka tubyinjiramo gake ubundi turebe ngo bari kuburanishirizwa he, bafungiye he, ku buryo ushaka no kubareba wamenya aho ujya kubarebera rwose, ukareba abakobwa bagerageje kwica bagenzi babo ndetse bapfa ibintu by'amafuti. Ngiye tugiye kubona uko nabikubwiye, ndi Isaac Sibomana, uri kuri Mansa Musa TV. Ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi bamenye amahano aba bakobwa, cyangwa se uyu mukobwa Josiane yaragiye gukora ubwo yageragezaga guhereza bagenzi be uburozi bw'imbeba, bikarangira babimenye. Wenda tubare ko ari nk'Imana yamukoze ku bwongo, naho ubundi yakiza kuzana ibitanuka. Rwose abanyeshuri ubu ngubu inkuru ibivugwa nuko GS Mutongo mu karere ka Rusizi mu murenge wa Mururu mu kagari ka Tara, abanyeshuri babarishwe na bagenzi babo abaroze. Ubu ngubu ikiba kiri kuvugwa nuko abarimu bose babigisha baba barakatiwe, ndetse ubu ngubu gutya bakiri mu munyururu, ariko ni Imana habaye nyine ikinga akaboko, biza kugaragara ko uwo mukobwa wakoresheje uburozi bw'imbeba, ariko yakiramuka azanye nka side cyangwa se uburagaza, nabwo ni uburozi bw'imbeba butanuka, byari gutuma abanyeshuri bose barangira. Rero nk'uko nabikubwiye, ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere, ni itariki zitazapfa kwibagirana mu mitwe y'abanyeshuri biga senior 6 muri GS Mutongo, bitewe n'igikorwa kijyanye kimeze nk'ikibunyamaswa uyu mukobwa Ingabire Josiane yarashatse kubakorera, avuga ngo bamwe nuko bamurusha ubwenge, mbega nyine avuga ko we ngo yiga bikanga ariko bo bakiga bigakunda, akavuga ko ngo ari uko ngo bajyaga bamutoteza ngo bakamubwira amagambo mabi, ndetse abayobozi baranaje ibyo bintu bakoze iperereza basanga sibyo, byose yabeshyaga, ndetse akongera akanavuga ngo
yashakaga kubica kuko ngo yashaka kwiyahura kugira ngo apfane nabo, ariko abantu benshi bagomeza gusanga ndetse n'abayobozi ibi bintu atari byo, ahubwo uyu mukobwa havugwa amakuru ko n'ubundi yari asanzwe no ku kigo yari yizeho mbere y'uko aza imutongo, yari yasize akoze amahano bituma aza kwiga imutongo baramwakira, ariko naho nyuma y'umwaka umwe ahiga guhera mu wa gatanu kugeza mu wa gatandatu, ibyo yari abakoreye si ibyo kuvugwa cyane ko iki kigo umuyobozi wacyo Uwimana Alphonsine yavuze ko kongera kwakira abanyeshuri baturutse ku kindi kigo ari ibintu bitazapfa koroha, kubera ko abanyeshuri kenshi na kenshi baje baturutse ku kindi kigo, iyo baje ntibarwarira amadimutongo, abandi bakora ibintu byinshi ku buryo uzajya uvuga ubundi uyu munyeshuri ku kigo yigagaho yari ameze gute. Ibi ngibi akaba aribyo byatumye abangaba ibintu byabo bikomera, kuko uyu nguyu Ingabire Josiane n'ubundi bivugwa ko no ku kigo yigagaho mbere yageze kugerageza nyine gukora ibintu nk'ibi ngibi. Nkubwira ko ubu ngubu biri guporopozwa ko bashobora kuba bagiye gufungwa imyaka 25, ariko uyu w'inzobe hari amahirwe yuko ashobora gutaha, witwa Donata, hari amahirwe ashobora gutaha kuko ibintu ibyaha byose bihama uyu nguyu Josiane, ariko akagomeza atsindagira avuga ko uyu nguyu Josiane nawe arimo, nako uyu nguyu Donata nawe arimo, ariko bikagomeza bivugwa ko yabikoze wenyine. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro nkubwira ngo ubu ngubu gutya bamaze kujya kuburana inshuro ebyiri, ubwo ngubwo wenda igihe bazajya kuburana bwa gatatu ari nta urukiko ruzafata imyanzuro, byose tuzaza tubabwira uburyo ibintu bimeze, tuzakomeza tubagezaho tubabwira uburyo ibintu bimeze n'uburyo nyine bizaba biri kugenda bigenda. Ngere ko abanyako nabikubwende Isaac Somana, ngusaba gukora subscribe kuri Mansa Musa TV kugira ngo tube tubana n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye. Subscribe yawe niwo musanzu wa mbere uzaba unteye. Ciao ciao.